igitondo cyiza kuri mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Turi tariki 29 z'ukwa 11 2024. Mu makuru y'imyidagaduro abyutse avugwa muri iki gitondo ni uko uwasibishije indirimbo ya Bwiza na The Ben kuri YouTube yemeye ibiganiro avuga ko asanzwe abafana. Umuhanzi Niyonkuru Albert uzwi nka Albito wasibishije indirimbo Best Friend ya Bwiza na The Ben kuri YouTube yavuze ko bitewe n'uko atabashije kumvikana n'abo ashinja kumwibira ibiganiro. Icyakora ahamya ko agiye kuganira na ba nyir'indirimbo mu buryo butunguranye ku mugoroba ku wa 28 Ugushyingo 2024. Indirimbo Best Friend ya Bwiza na The Ben yakuwe ku rubuga rwa YouTube, wareba ugasanga yarezwe n'uwitwa Albito. Umuhanzi ukizamuka uvuga ko hari bimwe mu bigize indirimbo ye sinjye bakoresheje bitemewe n'amategeko. Kikas ku rundi ruhande, Kikas Music isanzwe ireberera inyungu umuhanzi Bwiza yahise isohora itangazo ryihanganisha abari bakunze iyi ndirimbo, bavuga ko yasibwe n'umuntu utifuza iterambere rya muzika y'u Rwanda. Icyakora babizeza ko biri gukurikiranwa ku buryo isubiraho vuba. Mu kiganiro n'Igihe, Albito yavuze ko gusibisha iyi ndirimbo atari wo mugambi yari afite, ahubwo byatewe n'uko yatwariwe bimwe mu bigize igihangano cye. Hanyuma agerageje kuvugisha bamwe yari azi babigizemo uruhare nka Danny Vumbi wayanditse na Producer Loda wayikoze, bakamusuzugura bitewe n'uko yari abuze igisubizo kandi kugera ku bahanzi baririmbye iyi ndirimbo abona bimugoye. Albito yigira inama yo gusohora iyo avuga ko yari yarakorewe na Loda, ari nayo nyuma bakuyemo bimwe mu bice by'injyana yigeze ashakira ubutabera kuri YouTube. Umuhanzi Albito akomeza avuga ati ntabwo igitekerezo cyari ukuyisibisha rwose, ahubwo icyabaye ni uko hari bamwe mu bayigizemo uruhare negereye ngo mbereke aho nahohotewe banyakira nabi, bitewe n'uko abayikoze byari kungora kubageraho binsaba kubigenza kuriya, ariko rwose sicyo cyari kigambiriwe kuko abayikoze ni abahanzi nkunda nsanzwe n'abafana by'umwihariko. Albito avuga ko indirimbo ikivaho yakiriye telefoni nyinshi zimuhamagara ndetse n'ubutumwa bugufi bw'abantu akeka ko bakorana na Bwiza cyangwa The Ben. Icyakora bihurirana n'akazi ntiyabasubiza, ahamya ko aho ahugukira abavugisha bagashakira umuti iki kibazo. Abajijwe niba hari ikintu cy'umwihariko yifuza ngo iki kibazo gikemuke, gutegereza ati hoya rwose nta bikomeye kuko sinaho wari umugambi, iyo biba ibyo ubanza itari bunarareho. Nabonye bampamagaye bananyandikiye aho mpugukira, ndakwizeza ko tuganira kandi biba mu biganiro muzabimenya. Best Friend ya Bwiza na The Ben ni imwe mu ndirimbo nshya zaherukaga gusohoka ndetse zakiranwe urugwiro, dore ko isibwe kuri YouTube mu gihe yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito yari imaze. Ngayo nguko rero iby'indirimbo ya Bwiza na The Ben, reka tuze kwizera yuko yaza gusubiraho vuba, cyane ko nyir'ubwite wayisibishije avuga yuko nta wundi mutima mubi yabikoranye. Nibaza kuganira buriya turaza kubona indirimbo igarutseho. Ni akagaruka hano kuri Green Roots Entertainment. Amakuru yizewe aza kujya abageraho umunsi ku munsi. Murakoze cyane, ciao.